muraho neza rwose murakaza neza mbahaye ikaze hano aho munsanze. murakoze cyane. natwe turi abaturage cyangwa se abenegihugu batuye mu gihugu cy'u Rwanda. nkaba mvuye mu karere ka Nyamasheke niho ntuye. Nyamasheke rero turakuzi, turakwemera cyane kandi turagukunda. Ejo bundi rero twari dufiteyo gahunda yo kuganira ku bya ruda, turi kugirana inama, twungurana ibitekerezo, kuko ruda yacu turayikunda kandi turayubaha, turanayizera, twizera ko ifite n'ubutsinzi. Ariko tukaba dufite ibibazo dushaka kukubaza nk'umuntu mukuru. Ubwo ni jyewe uhagarariye abanyamuryango ba ruda mu karere ka Nyamasheke. Bantumye rero ngo nze nkubaze ibibazo bibaza umunsi ku wundi. Bambwiye icya mbere ngo bamaze umwaka urenga bamenye ko uri Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro, ngo utuye i Kanombe, nta nubwo nari mpazi njyewe mpageze uyu munsi. Bambwiye bati ugende umutubarize uti se ruda dukurikira, ruda twizera ni iki? Ese ni umuryango mpuzamahanga? Ese ni ishyaka? Ese ni koperative? Ruda ni iki, kugira ngo wadusobanurira ruda icyo ari cyo, kugira ngo nzabone icyo nzasubiza aba bantu bacu. Murakoze cyane rwose, icyo ni ikibazo cyiza, ni uburyohe, ndabarahiye. Abo bantu ni abahanga koko, nta mpamvu y'uko wakwambara umwambaro utazi uko usa kandi utazi n'ubudodo idosemo. Bityo rero ruda iradodetse, ruda irakaze, ruda irakomeye, ruda ni uburyohe, ruda ni amabengeza, ruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba. Ruda ni inyuguti eshanu, ni ra n'umubare 2 na u na da na a. Ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Nari nabisobanuye haruguru ko ari ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba ku rwego rw'u Rwanda. Ku rwego rwa Afurika ni impamvu nziza nyinshi 200,000. Ku rwego rw'isi ni impamvu nziza nyinshi 20,000. Rero ruda ni uburyohe, n'idarapo rya ruda ni umubumbe, noneho n'ingofero ya perezida wa ruda muzayibona, ni umuzenguruko rwose nk'umubumbe w'isi, kandi rwose darapo rya ruda rimeze nk'ukwezi gukuze ukurebera mu kirere. Bityo rero ruda ni ishyaka ry'akataraboneka ku isi ya rurema, kandi ni irya mbere, kandi rigiye kugangahura abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafurika n'isi yose. U Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika. Urumva ko nk'uko ubaze ngo ruda ni iki, ruda n'ubukombe izaba ku rwego mpuzamahanga. Murakoze cyane, murakoze. Wenda mbere y'uko dukomeza ku bindi bibazo abo bavandimwe bacu bambajije, abo bantu mpagarariye bambajije, uravuze ngo ruda ni ubukombe. Se imaze imyaka ingahe ikorera mu gihugu cy'u Rwanda? Ese imaze imyaka ingahe ikorera muri Afurika? Yaba imaze imyaka ingahe yumvikana ku isi? Murakoze cyane. Ruda ni ubukombe koko. Ruda turi itsinda ry'abahanga, n'igihe mwarimu mpuzamahanga wigishije abaruda, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byombi cyangwa byose, kuko dufite n'abanyabibiri bose barahari. Rwose turi itsinda ry'abahanga, turi 10,010 n'ibihumbi 200 n'umusago, n'abandi barakiyandikisha. Abo ni abafite irangamuntu zafatiwe muri Repubulika y'u Rwanda. Bityo rero bashobora kuba abaruda bari imbere mu gihugu cyangwa bari ku rwego mpuzamahanga. Rero ruda
kubera turi n'abashoramari haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Twe turi abaruda abagabo n'abagore ba rwiyemezamirimo. Abaruda ni abacuruzi bagira amasitasiyo hirya no hino ku isi ya esanse. Abaruda tugira amagorofa ku isi hose. Abaruda tugira inganda hirya no hino ku isi. Abaruda rero turi abacuruzi kabuhariwe, tuzenguruka amahanga yose twogoga ikirere. Ariko kuba abaruda n'abarudakazi bose nyoboye bangiriye icyizere nkaba perezida wayo uyiyoboye mu Rwanda, kandi nka byanga bikunda byanga binoga ngomba kurahirira kuyobora u Rwanda neza ku mpamvu nziza nyinshi 200, na Afurika ku mpamvu nziza nyinshi 200, n'isi yose ku mpamvu nziza nyinshi 2020 nk'uko nabisobanuye haruguru hariya tuvuye. Bityo rero ruda yabaye ubukombe kubera ibyiza byayo, kubera ubukungu yibitseho, ubukungu budakungurira ba nyirabwo. Abaruda ni abashoramari ku buryo mu byogajuru twe twafashe hasi no hejuru. Ku mato ku rwego mpuzamahanga turi kabuhariwe rwose. Muri za gari ya moshi hirya no hino ku isi turebaho. Noneho umuruda w'umunyamuryango aba afite kode, noneho ikorana n'icyogajuru. Iyo kode yidundika muri telefone ye, none ubutumwa bw'abaruda akabona aho aherereye hose ku isi. Bityo rero ruda nuko yabaye ubukombe. Urakoze cyane, urakoze. Icyo mbashije kumva cyo nuko ruda ishobora kuba imaze imyaka myinshi cyane, nubwo nk'iwacu mu karere ka Nyamasheke ho tumaze igihe kingana n'umwaka urengaho amezi makeya tuyumvise kandi tuyimenye. Ndumva mufite imigambi myiza. Birumvikana imigambi yacu ni myiza, ni ubukombe koko niyo akataraboneka. Naho hariya Nyamasheke kubera nagiye mbigisha, narababwiye buri muntu ajya aca bugufi nk'ikabutura yigira umurezi kandi ari umurezi. Hari abantu benshi bari hariya bajemo kuva 2015 ku itariki 14 z'ukwa karindwi ubwo twayishingaga, tuyitangaza ku mugaragaro, tubamagana bariya bose bari baje kwigisha ibyo guhindura itegeko nshinga muri Repubulika y'u Rwanda. Kandi itegeko nshinga ryatugiriye umumaro, ryazanye ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu, none rizana iterambere. Twabazaga bariziza iki ko nta kirego barireze ngo barikibwire abanyarwanda iryo tegeko nshinga icyo barizizaga. Noneho twe tubamaganye tuhita tudekarara ruda yacu, ariko yari ku mutima no ku bwonko. Kandi ruda ni nziza cyane, ndayibatuye kandi nyituye n'abasigaye bose abo hafi n'abakure. Murakoze cyane, murakoze. Dukomeje ku bibazo itsinda rikorera mu karere ka Nyamasheke ryantumye, barantumye ngo nkubaze ese ruda ubundi ubusanzwe imaze igihe gito kitari kinini cyane yumvikanye hano mu gihugu cyangwa se ikorera hano mu gihugu. Barambajije bati se yaba igeze ku kigero kingana gute mu banyamuryango yaba ifite hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu? Icyo nacyo mwakitunyuriramo muri makeya. Birumvikana abanyamuryango ba ruda ni hafi igihugu cyose, kuko n'abandi bari bagifitemo ubwoba kidogo, kuko nge ndi umuganga uvura zigakira, umuganga utagira ibitaro biri hahagaze hamwe, ahubwo mwarimu mpuzamahanga wigisha abadokiteri bakavura indwara zose zigakira. None iyo nzengurutse bose mbageraho, politike yanjye ntogotera mu rutirigongo no mu misokoro nabo ibatogoteramo. None ugasanga bose baravuga bati ruda yacu. Ruda nuko yaje kuba ubukombe nk'uko twari twabivuze ruguru hari. Ariko ruda icyo bayikundiye abantu bose
bose barayikunze, abamaze kwiyandikisha no gushyiraho imikono ko ibintu byose bihinduka mu Rwanda, amazu tugakuraho imisoro ya ku mazu akaravaho burundu, abantu bakibohora bakabona n'ubwigenge, kuko nta mpamvu y'uko bazihiza umunsi wo kwibohora n'ubwigenge kandi amazu yabo akodeshwa n'ubutaka bukodeshwa kandi babukodesha abanyarwanda. ni ukuvuga abanyarwanda ntibabonye ubwigenge nta nubwo bibohoye, ahubwo uwo bibasoresa niwe wibohoye. bityo rero abaruda bakomeje kwiyandikisha. ruda ni ubukombe, niyo mpamvu bose bazaba abaruda. baruda ikigereranyo cyayo rwose bageze kuri 96% by'abakuze n'abafatiranga, abamaze gufatiranga muntu urubyiruko bose bamaze kuza muri ruda, kandi tushaka rwose ruda izuzura 100% bose baba abanyamuryango, ab'imbere mu gihugu n'amahanga bose hamwe. noneho n'abaturiye akarere k'ibiyaga bigari tuzatangira kwandika n'abo bose bo muri ibyo bihugu bose, kuko turimo gushinga abahagarariye ibyo bihugu n'inzego zaho hose, kuko tuzakuramo imipaka. bizatworohera rero dusanga abaruda baramaze kwiyandikisha hose twayohereze abarimu beza mpuzamahanga b'abaruda n'abarudakazi barimo gutoza abantu iyo by'impamvu ziza nyinshi 200 ku Rwanda, kuko ariho nkomoko y'uburuda. none n'impamvu 2,000 ku rwego rwa Afurika, aho hose barimo kwigisha. noneho abo bose tuzabatangaza mu myaka iri imbere dukurikiza umubare w'abaturage baturiye Afurika, kuko Afurika ni miliyari 2 n'ibihumbi 200 by'abaturage bose bagize Afurika. urumva abo bose bagomba kuba abaruda, kuko idarapo rya ruda rizazamurwa andi madarapo yose amanuke hasi. bityo rero ruda turi ubukombe hano mu Rwanda. urumva ikigereranyo nakubwiye, abandi baracyaza barakiyandikisha b'abanyarwanda, no hirya no hino muri Afurika abaruda barimo kwiyandikisha. noneho b'abanyarwanda bo biyandikisha kuri kode y'u Rwanda, ab'ibindi bihugu biyandikisha ku makode y'ibyo bihugu uko twabisetinze. niyo mpamvu buri muruda agira kode ye imuranga, kandi ifatanye n'irangamuntu ye, inomero y'irangamuntu ye n'inomero ye ya telefone. kandi noneho n'abari abipimishije amaraso nabo bigenda bikorana. murakoze cyane. dukomeje, hari ikindi kibazo natumwe abanyamuryango bantumye, barambwiye ngo mbaze, ese dukurikije igihe ruda imaze yumvikana hano mu Rwanda, kandi dukurikije n'ukuntu yamamaye, izwi, ikunzwe, dukurikije nanone ukuntu ivugwa n'ukuntu itakwa ndetse n'imigabo n'imigambi yayo, icyumvikana cyo haba hari ikindi kintu kidasanzwe mwaba mushaka gukora cyangwa se mwaba mushaka kugeraho hano mu Rwanda. mwatunyuriramo muri makeya nkawe perezida wa ruda mu Rwanda, ese gahunda yawe niyo gukomeza kuba perezida wa ruda, cyangwa waba hari indi gahunda ufite idasanzwe waba ushaka kuzageraho hano mu gihugu? birumvikana gahunda zirahari, dufite gahunda zirashe nziza cyane z'akataraboneka. nge nka perezida wa ruda, nta nubwo ndi perezida gusa, ndi n'umunyamategeko muri ruda ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. ikindi nkaba na fondateri wa ruda. ntibigarukiraho, noneho dufite intumbero n'intego zivuga ziti isaha n'isaha twe turimo turakora umuti w'igihugu, kandi isaha n'isaha tuzabatangariza ko umuti w'igihugu wakozwe. tuzawunyuza rwose ku binyamakuru byose, iby'amajwi n'iby'amashusho mu gihugu hose, kandi tuzatungurana, kandi abandi bose nabo bireba bazabyakire neza, kuko abaruda n'abaruda bazabyakiriza
urufaya rw'amashyi menshi n'impundu z'akataraboneka batigeze babonaho ku isi ya rurema. kandi abaruda twatinze mu ikorosi twarivuyemo twararihetuye, ubu turahitegeye. Buri kimwe aho buri kimwe cyose nanone tukiruzi neza, ukagira ngo duhagaze ikiramuruzi. noneho abaruda ndabagutuye ni abahanga, wagira ngo bavukiye i Muhanga, kuko i Muhanga niho iwabo w'abahanga. noneho bakora ibintu biturije, bakigira abarezi kandi ari abarezi, bagaca bugufi nk'amakabutura bakabibeshaho rwose. ibintu byose babikorana ubuhanga n'ubushishozi. noneho abaruda baritegura bikataje kandi bikomeye cyane mu kwitegura imyiteguro yo ku rwego rw'igihugu mu kujya kurahira. isaha n'isaha rwose barahirira kuyobora u Rwanda neza ku mpamvu nziza nyinshi 200. nituvaho dutera intambwe dukuremo imipaka muri Afurika ku mpamvu nziza nyinshi 2020, u Rwanda turugira umurwa mukuru. noneho isi yose ku mpamvu nziza nyinshi 2020. naho ubu ngubu isaha n'isaha mwe mwatwumva ku maradiyo yose no kuri televiziyo zose. noneho aho tuzabanza ni ku igitangazamakuru cy'amashusho cyo ku rwego rw'igihugu n'icy'amajwi ku rwego rw'igihugu. simbivuze amazina, tuzabivuga icyo gihe. murakoze cyane. wenda nasorezaho ku bibazo nari natumwe, ntarajya ku kibazo. hari akantu uvuze uti isaha n'isaha muzarahira. ese muzaba Rudi zarahirira kuba yayobora igihugu cy'u Rwanda, cyangwa hari ukuntu ishobora kuba ifite umuntu umwe mu banyamuryango bose cyangwa mu bayobozi bayo ushobora kuzarahirira kuyobora igihugu cy'u Rwanda? kuko ntabwo aho ngaho ntabwo mudusobanuriye neza. birumvikana. ikibazo ubaje nacyo ni ubukombe, kuko rwose ngira ngo n'abandi bagiye babibazwa kera, ariko noneho kuko Ruda ari igezweho, kuko niyo kizigenza. Ruda niyo ibajijwe. dusubize ni ukuyobora Repubulika y'u Rwanda neza cyane nta nkomyi, dukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'Abanyarwanda, dukuraho n'imisoro ku mazu y'Abanyarwanda, kuko inzu dusanga ari igicumbi cy'umuryango nyarwanda. umwana avukiramo agakira cyangwa agakena ariko agira ahataha, ejo atazabura ahataha. ugasanga inzego zishinzwe umutekano ziramufashe, ziramuyoye, zimujyanye mu bintagazi by'amagereza yo muri iki gihugu yigize azwi. noneho bamutungishije ya misoro y'ababandi bigomwe basora, bazi ko basora kugira ngo ayo mafaranga azubake ibiraro mu gihugu hose. urabona uturere twinshi ibiraro byarasenyutse, kandi n'ibindi ntibigezweho, ntibigendanye n'igihe. bagira ngo iyo misoro izubaka amashuri y'abana b'abakene bigira ubuntu, abanza n'ayisumbuye. n'ubwo buntu babasoresha amafaranga minerivare, bayihinduriye izina bayita gahimbaza. rero twe turashaka ibyo byose tubikureho, amashuri abanza n'ayisumbuye bigira ubuntu, kaminuza bagabanyirizwe, bose bige. bityo rero urumva ko Ruda isaha n'isaha nirahira izaba ifite ishingiro kuri byose, ku mpamvu zose. rwose dukureho imisoro ku butaka, kuko ni gakondo kanani y'Abanyarwanda, twayihawe n'Uwiteka ku buntu, tutaguze tutanaguranye. na Gihanga ngo ijana yayisigiye Abanyarwanda, isigira Akanyarwanda ngo ayirindire Abanyarwanda, nawe nagenda azayisigire Musindi, kandi bose nta n'umwe wigeze uyisoresha Abanyarwanda. bityo rero kurahira kwacu bifite ishingiro. isaha n'isaha tuzatungurana, kandi nabo tuzatungura bazabyakire neza, kuko umuti uzaba ari uwa bose. n'amagereza tuzayasenya, ntabwo tuzabafunga, bahumure.
nibahumure ntacyo tuzabatwara rwose tuzabasigasira n'abanyarwanda bose kuko u Rwanda ni igihugu n'ingobyi yabyaye yahetse bose kuko u Rwanda rwabyaye bose ntawe rutabyaye ari umunyarwanda so u Rwanda ni n'ingobyi yahetse bose kandi igomba no guheka bose kandi izahore ihekera bose n'abanyafurika maze izabahekera kuko u Rwanda tuzarugira umurwa mukuru wa Afurika bityo rero bose bazahekerwa mu ngobyi y'umurwa mukuru wa Afurika u Rwanda. murakoze cyane. Ruda ndumva ifite imigabo n'imigambi myiza ifite ibitekerezo byiza cyane. Ikibazo cya nyuma nashakaga kubaza, muratubwira muti hari igihe kimwe muzatungurana mwumvikane ku binyamakuru bikuru hano mu Rwanda byaba iby'amajwi ndetse n'iby'amashusho. Ni ibintu byiza. Ntekereza ko nta munyarwanda n'umwe wakwanga kumva ikintu nk'icyo ngicyo, wakwanga utakwishimira inkuru nziza nk'iyo ngiyo ubwo yaba yumva ko agiye gukurirwaho gusoreshwa, agiye gukurirwaho imbogamizi nyinshi cyane zari zimugoye. Ariko nkibaza nkanjye, ese nimukuraho imisoro ku butaka ndetse no ku mazu ndetse n'ibindi, uko ugenda ubivuga hirya no hino, uko uzagabanya imisoro, uko umuntu udafite miliyoni 6 atazasora, nkaba mfite ikibazo kibaza ngo ese numara gukuraho imisoro ku butaka, ugakuraho imisoro ku mazu, ukagabanya imisoro ku bacuruzi, kuko wavuze ko abantu badafite igishoro cya miliyoni 6 batazajya basoreshwa. Abadafite igishoro cya miliyoni 6 ntituzajya tubasoresha, bazajya batangira kwitwa abasoreshwa bato guhera kuri miliyoni 6 kuzamuka. None ikibazo gikomeye kitageze kuri miliyoni 6, abo bantu bakaba batazajya basora. 30% bakaba aribo bafite igishoro kibemerera gutanga imisoro. Ni ubuhe buryo muzakoresha kugira ngo abo bantu 30% bazabashe guhaza igihugu mu misoro, kugira ngo bakavaringe icyuho cya babandi 30% batazajya basora, kandi muri nabo bari basanzwe imisoro yabo isanzwe y'Uganda iyo babandi iki kibazo ni cyiza cyane. Wari uzi ko hano mu Rwanda n'umukire ufite ibya mirenge mu kanya gato babiteza cyamunara, bagasenya n'amazu ye na bizinesi ze zose zigasenywa bikajya hasi, agahomba akanahombana, bakaba banamuzirika. Noneho kuki se bibuza igihugu gutera imbere? Ubwo se kibarakomeza bakajya mbere, kuki se badatekereza ko yatangaga amamiliyoni n'amamiliyoni y'imisoro, kuki bo babisenya? Nje sinzasenya rero, ahubwo nze kubakira abanyarwanda bose, mbubakire. None urabona iyo ushaka ishamba utegura pipiniyeri, siko bimeze? Niko bimeze rwose. Noneho nje nzabanza ntegure abasoreshwa cyangwa bazasoreshwa kwa siku za uso mu minsi iri imbere. Rero kubera ishaka ishamba utegura pipiniyeri, ngiye gutegura abazasoreshwa ntya. No gutegura badafite igishoro cya miliyoni 6 bose bahanga imirimo, binjire mu kazi bakwakwanye amasaha 28 tugiye kuyafungura, iminsi 7 bose barare bakora, birirwe bakora. Umukozi wa leta ajya akora kuva
saa moya ageze saa sita yitahire, n'undi atangire saa saba zo ku manywa birumvikana, ageze saa 12 za nimugoroba yitahire, asimburwe n'undi kuva saa moya ageze saa sita za nijoro nawe atahe, n'undi atangire saa saba za nijoro akeshe. Umukozi wa leta wahembwaga miliyoni 4 muri iyi leta tuzisaranganyemo abantu 4, tugabanye ubushomeri, twimakaza imirimo mu banyarwanda bose, urumva haraba hungutse abantu 3 bagiye kubona imirimo kandi habonaga umwe. Aho tugiye gutsinda icy'umutwe n'icyo hasi. Aho ifaranga ry'igihugu rigiye kuhungukira agaciro, rigiye kuko rizaba rigera kuri benshi cyangwa kuri bose, mu gihe ubu ryatungwaga n'umuntu umwe. Aho ubukungu bugiye kugangahuka buzamuka. Ikindi, hari abasora bake bungiye kubongerera. Ikibazo tufite mu Rwanda, dufite abaryi benshi ariko abakozi ni bake. Tukibaza ibyo abaryi benshi barya bivahe. Nge rwose nze kongerera ibyo abo baryi benshi bakeneye, none bihaze tusagurize n'amasoko. Tugiye kubikora dute rero? Abo badafite igishoro cya miliyoni 6 tugiye kubasigasira kubera ari nabo benshi. Mbahe kakonje mu gusora, mbahe ka leave, mu cyongereza tukita tax leave. None tubaretse bakore bakwakwanye ya masaha 28 iminsi 7 narisobanuye haruguru hariya, bayikoremo. None ageze igishoro cya miliyoni 6 kuko ibyarangura ka BM kabibara, none no kuri konti ayafite nabyo wateranya, biba byoroshye kumenya ngo umuntu ageze igishoro cya miliyoni 6, kuko twe turi abarimu mpuzamahanga b'abahanga mu by'ubukungu, tukaba turi inzobere kabuhariwe. Ibyo byose kuri twe ni ubufindo. Bityo rero bose nibageze igishoro cya miliyoni 6 bitwa abasoreshwa bato, batangire basore. Noneho Banyarwanda bose aya mamiliyoni yose nkuko nababwiye ko agera kuri miliyoni 17, bose nibazabakora basora, nibatangira gusora. None nk'izo miliyoni 12 zose wenda zisora cyane 3, none uzasanga ingengo y'imari zamutse kurusha iy'Abashinwa. Bityo rero tutangire tugurize n'amahanga kuko twe tuzaba twihagiza imbere mu gihugu. None n'umusaruro ari mwinshi kuko bose bazabakora. None n'inganda zizamuke nzigangahure. Noneho n'abacuruza batembereza imbahe ibisarubeti n'inomero zibaranga buri mudugudu, batembereza ibintu. Abanyenganda bahore bahokora amanywa n'amajoro, inganda zitere imbere, tuziteze imbere mu Rwanda, tuziteze imbere no mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afrika, tujye tubigemura no mu mahanga hose abashonje baherereye. Noneho abakonsomaga muri gereza, urabona mu Rwanda barya miliyoni 6, ubwo nta bandi ni imfungwa nimba muri gereza ziriya miliyoni 6. None nge nzasenya amagereza bose mbacyure, ahari amagereza mashira amavuriro, amasoko, noneho mashire n'amashuri. Noneho amashuri abanza n'ayisumbuye bigira ubuntu, abana batarafatiranga muntu bavurirwa ubuntu muri mituweli. Noneho birumvikana ayo magereza ibyo yakonsomaga byongere bijye mu isanduku ya leta. Izo miliyoni 6 imfungwa mu Rwanda zirya, none nzisevinge. None tekereza nawe ibaze umunsi umwe nimba barya miliyoni 26 kuba n'iminsi 31 bigeze ukwezi. Ayo ni amamiliyoni angahe igihugu gipoteza kitakariza kuri abo bitwa ngo bakoze amakosa b'abanyabyaha. None cyo wongere ukube n'iminsi 366 bigize umwaka kuwakatiwe umwaka. None wongere ukube n'imyaka nka 25 kuwakatiwe iyo cyangwa wakatiwe burundu. Urebe ingengo y'imari
abanyururu mu Rwanda barya, urebe ukuntu ubukungu bw'igihugu buhasenyukira, noneho aho abasigaye bose bazigaya bamenye kumbe nicyo cyakenesaga u Rwanda kikanakenesha n'abanyarwanda ibitsina byombi, abakuze n'abakiri bato. Ngenze kugangahura ubukungu, ubwo bukungu bwatakariraga ndaze mbusevinge, mbuzigame, mbwongere mu ngengo y'imari y'igihugu. Noneho ibyo byose bizubaka imihanda, ibiraro, amashuri n'amavuriro. Noneho dukore iyo bwabaga bwose, twongere umuvuduko mu gukora cyane, dukore nk'inganda y'amasaha 28 minsi 7. Noneho ubukungu butera imbere, ubukungu budakungurira abanyarwanda. None nta mukire tuzongera kuryoza ngo aya wayakuye he. Oya, watunga ibya mirenge nkuriya mukire wa mirenge wabaga ihuye. Iyo nguyo uwo nguwo yatunze byinshi, nta muntu wigeze umubaza ibyo atunze aho yabikuye. Abangaba abategetsi n'abakire bari mu nzego za leta ko batunze ibya mirenge, ninde ubabaza ibyo batunze aho babikuye? Kuki bitunanga ku bakene bababaza ibyo mutunze mubikura mwabikuye? Boko tutajya twumva batanga raporo y'ibyo batunze ngo babitubwire. Bityo rero buri munyarwanda azaba yemerewe kugura indege ayishyire mu gihugu, ikore butaxi haba imbere mu gihugu haba mu mahanga. Buri munyarwanda azaba yemerewe kugura ubwato ashyire ku biyaga, yatwara abantu akore butaxi, rwose nta kibazo. Tugiye kubaka inganda z'akataraboneka. Noneho ishoramari buri karere kazajya kaba kafite icyanya cy'inganda. Ibyo byose bigiye guteza imbere ubukungu bw'igihugu kurusha uko bimeze, nuko byari kugenda kuri uyu muvuduko ko byakabaye uko byagateye imbere mu myaka 100 iri imbere bikurikiza uyu muvuduko. Twe tugiye gukoresha umuvuduko uhambaye, nk'imyaka 3 yonyine muzasanga u Rwanda rwarabaye paradiso, tumaze kunyura ku bihugu bikomeye. Na za South Africa tuzazinyuraho, noneho bose bavuge u Rwanda rurabikwiriye kuba umurwa mukuru wa Afurika koko. Murakoze cyane. Ibintu byiza cyane kabisa. Ndumva nta kindi narenzaho ku byo utubwiye, nta na commentaire nashyiraho, ahubwo wenda icyo nakwibaza na buri muntu wese yakwibaza, cyangwa se buri muturarwanda wese yakwibaza, nakwibaza ese watugaragariza niba nta kibazo igihe gisigaye kugira ngo izo gahunda zigerweho. Ushobora kutubwira ngo mu myaka 3 uzaba u Rwanda umaze kubigeza mu rwego runaka runuru, uzaba umaze kubaka inganda, uzaba umaze kuruza n'ibindi bihugu ubucuti n'ubukungu bahahirana umunsi ku wundi, uzaba umaze kubaka amakaburimbo hirya no hino mu gihugu. Ese nkawe ni ikihe gihe runaka watugezaho ku buryo wenda n'umuntu yavuga ati reka nihangane ntegereze shonje mpishiwe nka bya bindi abanyarwanda bajya bavuga? Murakoze cyane. Iki kibazo ni cyiza cyane cy'akataraboneka koko. Musonzo muhishiwe, munyarwanda wa kera yarabivuze, ubu akabyumva akabyumviriza akasesengura agasanga koko imyiteguro tuyigejeje kure. Noneho buri muruda muri kode ye muri telefoni izamugeraho, tumumenyesha isaha n'igihe ntarengwa ibyo bikorwa byo kurahira. Tujya mu rukiko rw'ikirenga tujya kurahira, kandi tuzarahira ku manywa y'ihango. Noneho n'abandi bazabyakire neza. Twe rwose ntabwo tunyura ku ruhande, turi abanyapolitike beza batarya iminwa. Twe bose tuba twabararitse, ntabwo turarikuye uduseguriya. Bose tuzabararika, ariko abafite kode b'abaruda bose n'abarudakazi bose bazabona ubutumwa
rwose mube muri standby class 1 hirya no hino. Mbonereho n'aka kanya ko kumenyesha n'abaturiye mu tundi turere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda usibye akawaserukiye ka Nyamasheke. Bityo rero ibyo byose bizaba ku manywa ya ihango ya Ruhango, none abantu bose bazavuza impundu amashyi y'urufaya ngo kaki kaki kaki. Bityo rero abantu bazishima, kandi nabwo bwa mbere mu mateka bazishima. Ab'imbere mu gihugu bazavuza impundu, abanyarwanda bari mu mahanga bazavuza izindi, none bose bahurize mu murwa baza kundahiza, n'inshuti zabo z'amahanga zose n'abanyamahanga bazaza batwigireho indahiro nziza batigeze babona, nayo twarayiteguye nshasha y'akataraboneka. Noneho ibintu byose bizaba ari uburyohe, amahanga yose tuzayatumira. Noneho twamaze kwitegura bihagije, kandi imyiteguro igeze ku ndunduro. Noneho ibibuga by'indege mpuzamahanga by'ibihugu by'abaturanyi byose bizatanga ibyanya by'indege ku bibuga by'indege zabo. Amahanga yose azaze aparikeho, noneho baze kuturahiza. Nta n'umuntu n'umwe uzasigarayo. Abakomeye bose ku isi bazaza kurahiza perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred muri Repubulika y'u Rwanda. Kandi ni vuba na bwangu, bidatinze. Murangwe no kwihangana, kuko twe abanyarwanda turi abanyamahoro kandi abanyamahirwe. Kuba abanyarwanda bungutse perezida nyaperezida, perezida w'akataraboneka, ukora impamvu zigakunda, ukora bigakoreka, yavuga bikavugika, noneho yapepera abantu bose bakavuga ngo yambu yambu yambu. Perezida nyaperezida, perezida w'amahoro mu Rwanda hose, muri East Africa n'Afrika muri rusange, n'isi yose muri rusange, babumbiye hamwe abantu Imana yaremye kunze. Kandi uwo mugabo n'umugambi ni Uwiteka iwukoze, rwose ni uburyohe. Murakoze cyane, turabashimiye. Tuzongera ubutaha, kandi twizere ko nanone muzatwakira. Murakoze. Murakoze cyane, muzadusohoreze, mudusezere n'abo b'inyamasheke bose, muzabatubwirire ngo yambu 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 perezida wa Ruda arabatasha, kandi n'amahoro masamasa. Ibihe byose mujye mubatusezerera, kandi mubatubwire ngo ndabasuhuza ibihe byose.